guteka wumva nkari gukorwa ariko rwose ndayibyukanye maneza menye guteka none si umunsi si wowe ibintu bijyanye no kurya uyu munsi muri uru rugo ni wowe none reba ikibazo ugira wowe urara mu biyoga urumva utaba wanywesheje se njye nari najya kunywa inzoga ubundi nari nava hano ngiye kunywa inzoga tutari kumwe ngiye ko nzinywa ariko nkanarya umeze murya iki nacyo tuvuze kurya se tumenya ahantu kivuye naga mukomeze murya ahubwo bigezehe mwana ibi byose ahubwo se wadufashe ukajya guteka mani ko hano dufite ikibazo cy'umuntu ugomba guteka duteke uje kurya hano ni muri restaurant noneho ntabwo nje kurya nzanye muri kabisa iki mani reka ibintu nk'ibyo ngibyo uri kwigira inkuru mbi zabaye mani tonara kabya cyagiye kutubwira ko waburaye ushobora kuba iyo nkuru mbi niyo nkuru bafite bro iyo nkuru mbi rero ntacyo twagufasha kesha ufite amakuru ya kesha aciyemo mu kwezi nyine nayo ko yanyiriyeho ukuntu kuva cyagiye cyagiye nakubwira ngo wa muniga amubwira ko ngo naramubwiye ngo naramuteye ese arakara ngo naga nyine arabiza nyine mu bebe yamenye amakuru yuko wamujunditse noneho akabyumva hani hano itabizi kirajiga kesha yapfuye ngo nguki kesha turi kuvuga cyangwa uri muravuga undi kesha utari uri kesha yapfuye ahubwo ikibazo si uko yapfuye ahubwo ikibazo ni icyamwishe accident kesha yishwe na sida bike man mbabarira ko ibintu biri seri kesha yapfuye icyo nicyo oya none reka tubigire ibintu biri seri kesha yapfuye kesha yishwe na sida nuko gendera kuri brage zo mu jamatoni man yapfuye urabizi neza ko yapfuye none si ibintu by'uko yishwe na sida byo babimenye ute ko none umuntu yapfuye se bajya babimwandikaho zani ndabibona zanira kwerekana ibipapuro ubwo kesha yishwe na sida zinkoreka message ya murumuna we tuzwe murumuna we se sheri wanjye rero n'ibintu byambaho kwe bayo siko mbona siko utari kubira icyuya siko bite bigenze biteho bro telefone yanjye utaza kuyimena wawe ushobora kumva ukuntu ibi bintu bibaje kubera ko aho wacicucu udakomeza no kunshyira mu kuki nkubwiye ngo ibintu birambabaje kubera wowe ari guri inshuti yanjye man kubera cyumva ko nagira agahinda kubera wowe se urumva icyo mwishari cyiza kuri kubivuga ngo uri kunshinza nkaho nanjye ese ndwara sida wakigoryiwe none umuntu niba apfuye twara wenda yanayanduye kandi wowe ukobwa ni nawe watumye tumenya bane ibintu birambabaje babimva rero ngubwire ako mbere yo kubwira ko bivasi mbara wumve nanjye unyumve ibyo bintu urabizi neza ko senda kumva bigende biteho hari ikibazo ufite man mbabajwe na Kobe bro rega Kobe n'umuntu siko ndakwiyamye ubabara byawe urababazwa nanjye se ngiye napfuye noneho bibe gutyo nanjye se man tujye tubaseri ni kuri kubincira wowe wampimye tubaseri wenda yayirwaye inyuma yaho ko biyumva ngubwire umuntu yapfuye yishwe na sida hari amahirwe menshi yo kuba utayifite birate wowe ibyo uri kuvuga ni nabyo amahirwe menshi yo kuba utayifite iki ngiki kiba kirimo kuko niba umuntu yishwe na sida ushobora kuryamana n'uyandura gusa ni hari abana bavuka ba nyina na basi barwaye sida ariko abana bakavuga ari bazima kumva ndi gutitira muri genda wowe humura nta kibazo gihari ahubwo buretse gato tugaruke kuri Scott none tube seriye Scott yo bro ndashaka twese turabakoboye hano kadusasa inzobe kobi uretse gato ndashaka ko dusasa inzobe hano egera inyuma gato ndashaka ko naga imana ndi muzima yayirwaye tubifate ni gutyo Scott atubwiza ukuri ndashaka ko dusasa inzobe hano Scott natubwira ibyo nakesha
wumvise nkubwira ibyanjye nakesha gute se nicyo ushaka kumva umva rero nkubwire ko igisiko tubona hano muri aka kanya rega nabyo guhisha byari nose byo guhisha byari ntabyo uri gupfa kuvuga gusa utazi n'ibyo uri ibyanjye nakesha ni ibikize reka tubwire ibintu nakutune nawe usigara wabaye ikigo ry'imana tambwa ko ibintu nagiye gutekereza ari nanjye nakesha wagenda kuri oya siko nukuri waburi imbwa wapana no kuvuga ngo imbwa nuzi ariko abajama bajya mana oya ibintu twarabivuze nta bintu byo guteta umukobwa ndimo ndatereta umutwe X wanjye ntugomba kumujyaho Scott yafataga kisha kamuzana wanjye bakararana bakirirwana bagasambana ibiti ndigasa ni byose niba yarazaga hariya urabizi neza ko twakoraga ibyo bintu byose azakora iki ugeze umubandi gusambana nawe ara ni kwakesha ara muzanaga ni kwakesha none niba atari byose uri murarizwa n'iki uri murababazwa n'iki ko njye mbabajwe nawe man ni wumbabaje rero ndakwiyamira kumbabaza iragura inshuti yanjye bro njye ndi muzima ngubabaje iki noneho ugera mu wasanga nawe wahiye tubwira kare tugufa ibyo bintu kuzana ni ibiki mani watubabari umva hano tubi kubira icyuya reka njye hano bacama ndabakunda kujya urabizi neza ko ishayishwe na sida kugira ngo mbwire bro urimo uraseka mu bintu bibabaje bro uzi ukuntu muri kureba umva se dukuza tubesere reba se mushaka mujye kwipimisha sida bro urabizi neza yishwe na sida man none se binkweretse urana ari ibintu bya uruhuri gasha bro ikintu nakubwira cyo mushaka mujye kwipimisha sida wambabariye kweri nk'izo nkuru ubu byo tuzanira abantu hano niziki kobi mba nkwibwirije ikintu kimwe mbere yuko ngenda ikintu ndi kubona mama yakayira se ko ngiye kwigendera ukaba wicaye hano nkakubwira akantu kamwe nkigendera ese ucitse intege kuri iyi revo mwana utanahaguruka mwana none ko nagiye kwiyumvamo ibintu nkatajyaga niyumvamo mba rumbagira inama nabagira mwajya kwipimisha kare mwasanga mwaranduye mugatangira imiti kare inama nabagira nawe se ugiye kuba nka Scott bro ariwo bavugaga ibintu bizima twandura gute se ko nyine jya kwipimisha umenye uko uhagaze kandi ubwo ngubwo ngenda babwindagiye niyo nkuru nayo mbazaniye man va hano njye naranagutuka bro urakoze se tutakurikira nk'ayo mafaranga ataje kandi nabyumvisha ko yaje ariko se mana yanjye ze nabihakanye nyine gukora pati abantu amaze iminsi ufite stress mbabarire uyu munsi zigomba gushira dushaka ikintu cyakora ndangerega ndabishaka ndashaka kwimara izi stress umva tukanywa ndabikumbuye tugasara koko tugasatana hano hari ibyana biri tayari ntabwo twabura ibyana biza ngo dukore pati ubu se hari igitekerezo cy'umukobwa ufite wenda twahamagara umva ikibazo cyanjye se koko gasi ariko ahubwo wowe niba ufite abana benshi twabona tekereza reka nkubwire umuntegereje kamuhamagare Jackie ntajya abura abakobwa be Jackie aratazana n'abandi kanze muhamagare ngira muri ugasanga atari muri pati ako mana Allo? Oui, bite sweetheart? Umva nagiraga mubaze twe turi kwipangira gukora agapati hano mu rugo waturusha nka umva nyine ndabizi ni abakobwa bashyushye kabisa numvaga rero nabwira undi ukaturusha n'abandi ku buryo byaba nyine byiza nawe urabyumva wabubura umva jya kubuza ibyana bishyushye bari nka babiri basanguma wowe wazana abakobwa ubundi nta kibazo n'abandi nyine uri bubone rwose igihe turashaka ibintu byiza bibaye byiza wanagera hano tukayipanga neza
saa nubwo nubwo no kuza byagize uje nyine tugapanga na drinks turi bugure n'ibintu byose bikenerwa ndaza kurya mpita mbamagana mubwira gatabaza sasho apo ubwo Jackie yabyemeye ubu ni show tugiye umunsi turarya show dusare ngiye itanekereza ikindi bwambara nanjye ndi kugitekereza ndambara urambara iki ntabwo kiri kuza teta kereka tujya muri garderobe tukareba tugende ni gutekereza ikintu twambara mbere bise cyuba birekeye tugende tujye kureba ikintu turi buze kwambara bitwaye iki nta kibazo reka tuvuge ibindi dusubire ibindi reka tuve hano twigendere bro tuguma dutegereje irete yo kutubwira ko twapfuye mani manjye nakubwiye uzi impamvu twaje tudahinduye n'imyenda nakubwiye tugomba gutuza amana ariko tumenya hano duhagaze kuko n'ubundi ubu ngubu njye already ndi kumva mfiringa nk'umuntu ushana ndi kumva ibintu byose byanahindutse ni cyiza gukorora nk'atakororaga we hari ikintu utari kumva mani icyiza reka uzi ko iyo bamaze kukubwira ngo waranduye aribwo uhita upfa ahubwo bya nyabyo ako nacyo naho muganga yabinyibwire ariko ko twemeye tukisuzumisha ndetse tugategereza ibisubizo ngenda gusigana igendere ntabwo ngendewe bishobore urumva cyangwa ubundi ndumva mfite n'icyizere wato nashobora kuba ari amagambo yabo sinumva ukuntu umwana uriya mukobwa ubonaga nyashi afite umukobwa ufite nyashi nka ziriya z'undi yarwara sida gute none se ugiye ugira ngo cya gihe nza hari iwanyu muri mu cyumba numvaga ari kuri imba yanyugutiya gusa ntabwo nshaka guseka ntabwo nshaka guseka nubwo turi guseka ariko ibintu birababaje urumva none ikindi kintu cyabaye njye nibwo nahise ngirira tujya gushaka kugira gute kumuvugiza ariko kubera ko nakoze wumva haroroshye ndavuga ati n'ubundi ubwo ntabwo nakwandura siko nubwo twarangira gusa ko wakoze ububwa yakoze nyine ibyo byararangiye nawe nyine mbabarira nk'umuco ko twarimberezanyije ibintu twemeranyije ibintu ntabwo ngomba guteta umukobwa uteta ntabwo ngomba guteta isobe ntabwo urangije ubirenga noneho ukajya tunabana mu mwana ubu basi wenda wakabaye mvuga ati hari umuntu ibintu byanjye uzabisigarana nubwo ari bikeya ariko nkavuga ati kubona ukuntu cyakesha cyari cyiza upfa twese ubona ukuntu cyari cyiza nase wagira ngo ukomeze wenda narateshutse nibyo nubwo n'iki twisha ari kimwe simbizi ariko kisha nanjye ntabwo nari kubura kumujundika nk'ujura nawe wamujunditse ngo niba ushaka ko twumva iyo nkuru nyine ubwo duhagarara hano dutegereze batubwire ko dupfuye n'ubundi dupfe kandi we kubera ko unanutse niwe bihita bigaragara cyane ko wanduye noneho utangiye kunjajinga nyuma y'ibintu byose mwakora bamwe mwabikoze mbere wasanga hanamujunitse kenshi kurenza izo nshuro namujunitse reba ikintu tugiye gukora rero tureke ibintu by'ubu twishyire ubundi twashyizemo ubugabo turaza badufata amaraso reka tujyemo tunumva ibisubizo ngewe kuko n'ubundi ngiye sinuje none burya ngo najya mu rugo n'ubundi ndi kwiyumvamo kubwo noneho ntanarembye ngewe ngiye kuva ngenda ndagiye uze kubinyumvira ukuri ko ngiye ntabwo hano mpagaze ntegereje ikintu cyo kunyica wagire ku bintu by'ubuga none urumva izo mbaraga ngiye nazibona zo kujya none ubwo ninsanga waranduye ubwo nanjye ndamenya ko nanduye ninsanga uri muzima ubwo nanjye ndaba ndi muzima ntabwo ntegereje ko bambwiye ko ngiye gupfa umusa genda cyafite iminsi yo kugenda byo ukajya uguma wirukanka gutyo utabizi imana ariko reka tuvuge dusubire ibindi sha uriya mwana yagiraga icyanga kobe ni nacyo kitwishe buriya nubwo tuzize ubuntu by'ububwa ariko ntabwo ari ububwa cyane uzingiza amahirwe nkabona ibintu mbere kotse ibintu byose biryohera nabigendera kuko mpamvu baratugereyo barasi babanega twinjiranyemo si bavuyemo none tugereyo turebe tumenye ibyo ari byo ndi imbere nyine kandi ari we mukuru wajya imbere se ndajya imbere ari we mukuru tugende nyine nyine genda ndaje kibazo turabana kandi dufite n'icyo turwaye n'umuntu umwe nako
ikibazo ni keshe rega twese turwaye keshe hano rero ntabwo dusuzuma abantu dusuzuma indwara ibyiza ni uko umwe yasohoka tugasigarana n'undi nagerwaho nawe turamuhamagara hano tuba umuntu igisubizo umuntu umwe wenyine ntabwo dutanga ibisubizo ku bantu babiri tuzi kandi ari inshuti ushobora kubibabwira nta kibazo burya hano ndashaka ko hasigara umuntu witwa kopi undi akaba asohotse nawe nagerwaho turamuhamagara gusa umugabo watubwiye n'ubundi ko tubizi ko turi bazima tukava hano tukagenda kwe ibisubizo byanyu nyine muri bubibone nta kibazo pe ariko ntabwo byemewe ko muhabwa ibisubizo muri babiri umwe arahabwa iki undi ahabwa iki kuko muri abantu babiri batandukanye yego nasabaga rero umwe muri mwe ko yasohoka witwa koba ari gusigara kabingiye yego ubwo mugenzi wawe arasohoka ariko utaranasohoka wenda nabaganiriza nibyo dushaka ubundi muramutse musanze mwaranduye mwabyifatamo umuti niyo mpamvu se bari abahungu wawe bashyize imbere yacu ko twari twanabatanze burya ntabwo ariyo mpamvu twe turi bazima turabizi ko turi bazima yego birashoboka ko muri bazima ariko se musanze mwaranduye mwabyifatamo umuti kangiye nakwiyahura ngewe usibye ko nanasanga naranduye ko n'iki kwihora ntabwo ari umuti erega umuntu ashobora kubana n'ubwandu kandi akabaho si ngombwa ngo umuntu wese wanduye arapfuye burya ubuzima burakomeza icy'ingenzi ni ugufata imiti neza ugakurikiza inama za muganga ukirinda gukwirakwiza imibonano idakingiye nyine mu kuyikora idakingiye wanayikora ukikingira kandi ngiye kandi baranyanduje ngo ninjya no kuyikora muriya oya ntabwo uhimana utyo kandi muracyari na bato umwana kwifata bigashoboka mukazategereza abanyu mukazashaka mukagira abagore muzajya mukora imibonano byemewe apana ngo ugeze aho urabikoze ugeze aho urabikoze ugeze aho urabikoze Munga ngiye ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru njyewe ninsanga ndi muzima sinzongera njye no kujya gukora biriya bintu byo kujundika sinzongera njye no gusambana nanjye se nzabikora ubundi se ujye ubinshyiramo njye mbijyamo mwitewe n'amagambo kandi mukwitana ba mwana ni inama nabagiraga birashoboka kimwe nuko bitashoboka ubwo rero uraba n'abasohotse nsigaye nakubwira igisubizo cye nawe ndi buguhe icyawe nubwo ko ari we mukuru waretse nk'abatsotsa ukabuka ari we ubanza hano ufite urupapuro rwawe reka reka mbe njye ngiye urambwira nta kibazo duha umwanya ariko ntimukagire ubwoba kubyumvira ubwoba kandi nyuma y'igisubizo ugiye kubona uzitwararike ntabwo nzongera kureba umukobwa icyiciro kikubwira ni ukuri kw'Imana to ndahita mbivamo ibintu byose uzajya uharanira iterambere ryawe ibintu byo gukora imibonano ubive mu bigabanya ubyihorere igihe kizagera ushaka umugore mujye mubikora rwose kopi dore rero uri muzima igisubizo cyawe cyagaragaje ko uri muzima intore Imana ushima sinzi ko ndashima ubwoba ufite ubwoba ariko ubwoba ni ubwo ubu ngubu ni imbere y'Imana ndakijijwe ubu niki igiye kujya utanga ubuhamya ni ukuri kw'Imana ni ukuri kw'Imana ntuzongere gukora ibintu bidakingiye no kubirota mu nzozi ntibizongera kubaho ubu ni ugutegereza nzongera kugira ibyo bintu ariko narashatse mfite umugore mu rugo mujye mukoresha agakingirizo ku bigo nderabuzima turaboneka ku maposite dusante tuba duhari yewe wagera muri butike ukakagura aho kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina idakingiye kujya ugura agakingirizo ntabwo byagutera isura ejo usanze warangiye yego ntiwapfa ariko iterambere ryawe riba rigenzemo gake
kandi ndagusezeranya ko ntabwo nzigera agaruka aha ngaha. ubwo rero nuko bihagaze nuko bimeze ukomeze wirinde ukomeze kwifata kuko cyaba gishaka iyi niyo purake iri hano. nakira nubwira n'uwo mugenzi wawe azi maze wifate. hanze ndikuza ariko fita kubangutse urasa neza ariko pe uzi ko wowe imbere se mva kwishyera yo kumva naho nta kintu gihari ariko se biti isiko jya nta kintu gihari none wese yambaye ubusa jackie ntugashyuhe mwana uracyuhanye uravuga ngo urakumana nicara tubipanga unahise ko wabaye ndone si kukumana ngenda guhamagaye ngo tubipange byose ngo nyine urabona ndi twicaye mwana nta kintu uri kunywa twabyibagiwe ariko arazinatse nk'umwami umva we nugira ikibazo ahubwo nari nagukumbuye nari ngukumbuye rwose ariko wari uri hano nta kintu muri kumbwira yari hano hafi wisuze tubivuze cyakora ukunda ibirori Mana wamwana nari ndi hano hafi njyewe nawe umubwiye ngo nagira amahirwe none gusa se muri banki tubwire rero Jackie twagiraga dupange drinks buri kintu cyose igihe uzi cyakenerwa ndakwizeye nese umushanga ngo tunywe noneho ibiki mbona noneho n'imeza yambaye wayini hari iki ahubwo si wayini buriya twanywa wayini namwe rero muzi kwishyira wayini ko abantu bayinywa basohotse rega ikibazo si amafaranga amafaranga arahari ubwo se mufite abajeni bangahe n'abademu bangahe ko nta kintu muri kunama nakubeshye cyakoze wenda mucoma yageze ari kwesitara kabisa mucoma we yaje none se uko umva ariko amabwire hari umuntu iganze urumva batumwumvira akahamagara abandi bajeni none hari n'umudemu nzi witwa Nana yahita agira gute eta nkubitira agahamagara abandi bademu bikora ikintu dushaka hano nakava uwo mutipe twa Scott sinzi ko mfite umva iryo zina uhita unimajina ukuntu asa uhita wimajina nyine ukuntu urabizi ntabwo ntabwo ngiye mbahamagara nta kintu muri kumaje kandi aribyo tugiye gukora ni ukuri wumva ngo reka dutegereje tugiye kureba ngo dushaka kunywa ibintu byose kambahamagara nawe uri hanze hamagara abasore ngo mucoma bigejeje nari nsize ari kwesitara mucoma we yatangiye yego ubwo uvuyeyo no kurya mbona ubwoba bigucika ibyuma njye naje we ndi kumuhamagara igacika nagari irimo iracika ndi kumuhamagara igacika mana navuga byinshi ariko ndagushimiye pe ndagushimiye ni ibintu nari niyemeje ko ninsanga ndi muzima ndi bupfukame nitaye ahantu ndi nishimiye mana ndagushimiye urugendo rw'abana b'Isiraheli umvase sinabikubwiye ngo nusanga ndi muzima nanjye nzaba ndi muzima urugendo Imana yatangije bro nkubwije ukuri nubura nongeye kuvugisha ikintu cyiswe umukobwa igitsina kobwa Imana mu ijuru izamana wagira ngo ruri mu mutima wanjye ikintu nshaka gukora ni kimwe ngomba kugira girlfriend umwe kandi nawe gukondisiyo ni imwe azamenya icyumba cyanjye amashuka abamo ari uko twakoze wavuze ko ngewe nzajya mbanza kandi ubukwe twanayipimishije ngewe nzajya mupima urushinge rumwe ku kaboko kamwe urundi ku kandi kaboko nshobora kuzongera kuvuga ngo ngiye kujundika umukobwa namupimye inshuro ebyiri ngewe ibintu byo kujundika ubu ngiye kubara ko ino pariti y'epfo niyo mfite ubu kwanza ikintu nshaka ngomba gutuza bro kuko ushobora no kumupimirega mukibeshya ariko ubunye icyuya twari twabize cyakora Imana irantangaje umusa uyu munsi nibwo bwa mbere nabyutse nkisuhurishwa abavandimwe banjye bose kuko numvaga nari kubenya ikintu ndi bubabwire abuze kuba usanze wanduye hoya ari wowe wenyine muri famiye noneho utanakitwaza ngo warayivukanye noneho numva ukuntu ngiye kujyamo ibinini mu gitondo nimugoroba kandi kiriya kinini ngo kiba kingana n'iparato
cyakingura kimwe ijisho uzi rigatukura ikintu ngo wapi ubu noneho ni ukukuyoresha igitiyo n'igitiyo ukasamaganya uburyo ninyi binini bari gupfa nyine ariko reka mubwire babarira twumvikane iki kintu kimwe reka ku cyumweru tuzajya gusenga ni ukuri kw'Imana imyaka cyagiye kandi kuri bonane twe twavuganye ngo tuzajye gusenga ku cyumweru tugomba kujyayo bro Imana irako umukobwa w'umugabo ni amahoro se Allo Alo? Oui chouchou Yo, wagwan, Scott, bimeze bite? ewa fresh kabisa Ni neza se? ndacameze neza rwose amashimwe menshi mu mutima Dufite agapurapu kabisa no homo. Watakaramo se? byanyabyo se Hari n'ibidemu bya danje barabijegajega. Sinzi ko ufite ikintu. reka da nawe se kwacu Ukeneye n'utubyere se n'iki mva n'ibiryo nta kibazo na kimwe gihari. Fata akamuvu ahubwo ungweho uzane n'abajama bawe. yose wampaye locations N'ubundi ngiye guhita nyigusendingira WhatsApp wabaye ahubwo ujya online. ntari bindaje nkuvugisha ibintu tumaze kwiyemeza ntabwo byumva ngo none ngo ntayinirayo nkuvugire none ngo ubundi uri ikigoryi wowe niwe kigoryi ahubwo nese ibintu tumaze kuvuga ubwo gihe ntituri guserebura se hano ntituri guserebura none umva ikintu kibonetse ngo hari pull up tugiye kurya tunanywa urumva si uguserebura se ntituri guserebura ko ibintu tubivuyemo tutanduye okay reka tujye tubikorere imwe ariko bahamagara cya Tony tujyane cya kigoryi se kiranyitaba ahubwo none ngo bafite abakobwa ngo ari kumwe n'abakobwa ba Tony na message gucitsa akabona aho nk'agapirimusi cyangwa kamitsingi nako kanya ahita amenya location uherereyemo kaze ngiye hamagare n'ubu Zana utundi turahuri cyangwa ujya mu kanya. Wazanye kundi. Tugiye kujya out mu kanya. Igenda uzana utundi turahuri. reka maze bapresente kugira ngo umenye n'abantu Okay. Nta kibazo. Urasa ni ngombwa. babe uyu ni Kobe ndibaza ko umuzi ya ni Tony n'abajama banjye
it's easy Man, this is my property. iriya ntebe iriho umugisha mwinshi cyane ariko sha turabana murashyushye wumva ikintu cyatumye tunywa reba n'amagambo agira yose ntaravuga ijambo na rimwe yavuye nyine ryamurenze Petit sans ari kureba ese ko nta kintu uri kunywa umwesho ushobora kuba witonda bari kubanza kugaburira amaso ari kugaburira amaso ariko aho wa mugani wanani ashobora kuba arimo aragaburira amaso twe turi abatwara ngiye kuvanga njye ndashaka gusaduka uranasaduka kare pe keretse icyo ibyo udashaka nari kubwira abajene banjye bavuga ati dore none uyu uri kunywa shafana nawe ndebe njye ntabwo njyamo nitonda ariko abajene turi turahure shaka baza n'utundi turahura kuri mu kanza rwose ariko ibyo kunywa nushaka uburetse tubanza tumara ibingibi uzamuduha gake buke buke ndabyumva ariko nyine ndi kukubwira ntukabwe kandi urabizi ko mfite sheri subiza ntabwo udahari sicyumvikana nisa serious I don't kissing them nta muntu uzigira ibintu biri hagati yanjye nawe basi ese kuki kwicira urubanza ntabwo ndi kwicira urubanza nta kintu kimwe nta n'undi muntu uzabimenya kuki nakwizera I'm sorry. Numvaga naniwe nshaka kuba ndyamye ariko gato zitatu kajye muri nta bathroom kibazo. ugiye muri bathroom gato Man, listen to me, bro. Manze mubwire ikintu kimwe. Umva simera. Tuza mubwire, bro. Man, umva bro, ndi kumwe. Na kondomu wamudusha. Kondomu imwe yonyine gusa. Bro, agapisi kamwe niko nshaka. nzi ko ari wowe ngiye kuza guhita njya Wapi njye ndi tayari hariya ahubwo mbuza aho nyikura ndebye mu mifuka nsanga ntayo ifite. ntukajye kuyizana ku muhanda Ushobora no kugenda ugasanga diri bayivuyemo nanjye byarangiye. mani iki cyane ukuntu cyakuruzi iki cyane ukuntu nyakuri hara muri salo ariko mubwire mani aba bara nabo mu bakire iki cyane kimeze neza kira mani ni cyiza ntabwo cyaba cyane Uno nanjye aratuse kubi nta n'umwe nshaka kwamva n'iruhande. Ibuke ko ngaruye hagati bavuga ati ko bashobora kuba afite kondomu mani. oya umuntu urwaye sida wamureba ukamumenya iki cyane kiruzuye Tubyizere, tubyizere. akoze ubu ntabwo Dukubita nta akantu. mani cyane cyuma iki cyane kimeze neza Ah, mbwira bro, tubikora. ntari biwowe reka ntari bibro Reka njye heza yongeye kuryama sibyo? ntari kabisa Reka nibyo bireje. Bro, turi kumwe. byari bigenze gute ushakaga yashaka icyumba ariko nyine si mbwiye ko kiri That's it. Oh shit. This fucking shit. Baby, nyine ihangane ko bigiye kubera hano sibyo? These are crazy things. nta kintu ibintu nkahise Oh shit, for sure. That's why I love you, babe. si umusore si uheruka Ni njye. none se ko mbona inama nakugira nta n'imwe ububahirije Ubwo njye rega ndabizi nkuko nabikubwiye.
basi umbabarire n'ubu ngubu umpe igisubizo nk'icyo wampaye ubushize urumva njye nkubwije n'ukuri njyewe ninsanga ndi muzima dore nca umusaraba nkurenge nkubwire ko nazongera ntabwo uzongera kumbona hano ubu ni ubwa mbere n'ubwa nyuma wongeye kumbona hano. ese ni ukuri icyo umuntu abagira inama zarinda ubuzima bwanyu nimuzikurikize niki gituma mutumva ubu se ntabwo twaganiriye nkabagira inama mbese si ubuzima bwanyu murabwanga ntabwo mwishimira iterambere ryanyu ntabwo mwishimira kubaho mufite ubuzima buzira umuze ibyo umuntu akugira inama mu gihe nta n'igihe giciyeho kuko umuntu aba akubwira utumva wumvira bigasohokera nyine ndabyumva muga kandi nanjye kugira ngo nze nuko mba nzi ko nkunze ubuzima bwanjye urumva niyo mpamvu nagarutse hano kuko nzi ko n'ubundi igisubizo uri bumpe ntabwo kiri butandukanye n'icyo wampaye ubushize urumva njye ndabizi. urubyiruko rwo muri iyi minsi rwose rero nkunda kuganiriza umuntu nkamugira n'inama ntabwo igisubizo cyawe gusa inyuma y'ubuzima haba hari ubundi bivuze ngo birarangiye impamvu ubona ibintu ndi kubikubwira ndi seriye ni uko byagaragaye ko inama nakugiriye nta na kimwe wageze ukurikiza. gusa muga ko numva uvugira mu migani nturi no kumbwira ngo numve ikibazo ahantu kiri ntose byagenze gute basi mbwira niki cyahindutse gihari udashobora kumbwira. dore igisubizo cyawe dore warambuye muga ntabwo bishoboka njye mbikubwize n'ukuri waribeshye dore ibi ntabwo ari ibyanjye njye mpereza ibisubizo byanjye bya nyabyo njye nta kuntu njye naba naranduye ndabizi ntabwo nanduye reba neza umfashe kandi muga njye ndabizi ndiyizi njyewe urumva sinzi impamvu ubwira ngo naranduye ibyo ntabwo ari ibyanjye reba nyirabyo ni ibyanjye bizima basi tuza muga reba neza mbabarira rwose mbabarira urebe neza ndabyumva ntabwo bishimishije nta nubwo wakwishima nyuma y'igisubizo nyine ubonye ariko ntibivuze ngo urapfuye ntibivuze ngo ubuzima burarangiye inama irenze kuri ibi ni ugufatira imiti ku gihe ikindi ukirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko nawe ubwawe muga mbabarira urimo uriruhiriza ubusa rwose ubu ntabwo ari njye rwose ibyo bintu byumve kunganiriza ngo mfate imiti guteze ndafata imiti ntaranduye njyewe nyine ntabwo wabyumva ngaho reba neza basi reba neza umpe igisubizo cyiza ubona kimwiriye icyo uri buze kumereza basi Scott ntabwo nakwandura kandi inama yindi ni uko wabwira n'umuntu mwabikoranye nawe akazi twagupima. Kobe neza mwana gusa manywa bikimwe Kobe. Kobe. Kobe.
yasinziriye Bwana ko reba simbizi nako fata ye ibi bintu ntabwo bishoboka bro ibi ntabwo bishoboka bro ibi ninde wabyanditse man ninde wanditse ibi bintu asubu ntabwo ubona wowe God man Kobe ntabwo yansiga Kobe gabanya urusaku buretse bro Kobe bro Kobe ntabwo yansiga hano man Kobe ntabwo yansiga gure tugomba kujyana man Kobe ntabwo yansiga muri ubu buzima bro n'ubu nta kintu tubereyeho man mujyana Kobe bro Kobe ntabwo agomba kunsiga bro tugomba kujyana twembi n'ubundi turazira ibintu bimwe urumva ntacyo nanjye nabambereyeho Kobe dahari ushaka kuvuga ko nawe uzira sida ufite bro nanjye ntacyo maze man ntacyo maze muri ubu buzima birasubiza man nazize umubiri man uyu mubiri koza man ugishimye Kobe man ushimwe Tony nanjye ntacyo nyimaze man ntacyo nyimaze kuri ubu buzima narabibabwiye kandi ubona abakobwa mwagiyemo babateye sida bro sibo undi umuvandimwe ari yawe kubera umubiri man bakora ibi bintu man ntabwo bishoboka ntabwo bibaho bro ntabwo bibaho ibi ni ibiki what is this man Scott tega amatwi unyumve genda giye sigaye uhandoringa ibintu by'umuvandimwe wawe umuvandimwe wanjye ariko man muri akanya byane nani mbaraga mfite zo kuguma hano uretse kuba ujye gusigara kubera iki iyi si itari fair bro si ikibazo cy'isi man ikibazo cy'imibiri yanyu gusa cyo koza ndashima Imana kuba nanjye uriya munsi baranyimye gusa icyo nakubwira cyo man narirarenga wihebe ufata imiti yawe neza nkuko muganga bikubwiye man uzabaho kandi uzabaho ubuzima bwiza kandi nyine nta kibazo uzagira pe ukomeze nyine wifate to bro ziko ari byose muganga yambwiye ngo mbashije gukomeza imiti yanjye nkayinywa neza nkakurikiza amabwiriza yiwe nshobora kubaho n'imyaka irenga 30 nta kibazo mfite ntabwo ari ngombwa ko mpfa nka Kobe gutya Kobe agiye nubwo ari inshuti yanjye ugomba kugira icyo nkora bro nahinduka gusa man umbabarire ubu buzima Sko kubera Imana man bizakunda tu sigara Kobe why bro ubuzima umuntu uri tough bro urakomeye muri wowe man kubera icyo ukoze ibi bintu man icyo ukoze fucking shit bro niwe muntu ari mfite man twari kumwe twakoraga buri kimwe turi kumwe